by'ukuri kudutwara umuvandimwe, ariko aza kujya kwivuza, biza kuba ngombwa ko ajya kwa muganga, ajya hashika. Ubwo byari bikomeje kuba grave, aribwa cyane, rimwe na rimwe akaba yamara ijoro nyine atabashije kubona ibitotsi, ubona nyine ko hari kondisiyo zitameze neza. So muri uko kugenda ahura n'izo mpinduka, ari ibintu atari asanzwe amenyereye, ajya hashika, bamwandikira ibitaro, ariko nyine baza gukomeza noneho gukora ibipimo nk'abaganga muri rusange. So icyo gihe bamwandikira imiti yoroshya igabanya uburibwe, niyo yari ari gufata. So baza gukomeza gukora ibipimo byabo, ariko mu by'ukuri icyaryaga umuvandimwe ntibabasha kukibona nk'uko ishusho yamugaragaraga, cyangwa se nuko byagaragara. Abantu mwarabonye ko n'iriya minsi hari aho hiva abantu mwinshi mwamubonaga no mu biganiro mwamwakiraho ngaho mukamubaza ati se kuri kunanukamo. Yego, ni muri iyo kadire rero. Umuntu utabuzi, umuntu ni umuntu usanzwe utarwaragurika, ntabwo yahita akubwira ngo ikiri kunanura ni iki ngiki. So rero bakomeje rero kubura indwara, kandi ishusho y'umurwayi uko igaragaza, biragaragara ko afite indwara mu by'ukuri, ariko wenda mu biri mu bushobozi bwacu tutari kubasha guhita tuyibona. Nuko famiye no kureba ukuntu ameze, haza gusabwa transfer iza kuboneka, baza kumuha transfer imusohora rero hanze y'igihugu. So uko kugerayo naho bagerageza gukora uko bashoboye, bamuha imiti imufasha, ariko muri we warabibonaga ko kunanuka ndetse n'ibindi, mu by'ukuri ntabwo natinya kubabwira ko hari ishusho wabonaga mu muvandimwe ukabona iri gutandukana n'iyo wari usanzwe umumenyereyeho. Irimo kunanuka ndetse n'ibindi, kuribwa bikanamuviramo wenda kudafata amafunguro. Birumvikana ko umuntu ari gufesinga uburibwe. Ariko biza ko ibimenyetso byagaragaraga n'inzobere batangira benshi gukomoza kuri iyo ndwara, ariko bitinda kwemezwa kuko byagombaga kwemezwa wenda n'ibipimo, ariko hamwe na sentoti icyo ibimenyetso bigaragaza, abenshi bakagenda babivuga, ariko byari bigoye guhita wemeza icyo kintu, cyangwa se ukagihamiriza n'umurwayi. Urwagashya birumvikana ko hari ukumuganisha ku kwiheba kudasanzwe. Hamisi, aho ngaho muri urwo rugendo rwose yari yaramaze kumenya ko afite ikibazo cy'urwagashya, cyangwa hose bari batarabona indwara mu by'ukuri ngo bamenye ngo arwaye iki? Ibimenyetso byari bimaze kugaragara, ariko ntabwo icyo ari ikintu wakwihutira guhita ubwira umurwayi. Kuko n'ukuntu umubona na situwasiyo n'uburibwe ari kunyuramo, ntabwo wahita umubwira ikintu nk'icyo ngicyo. Baza rero gukenera kuvuga ati kugira ngo ibi bintu byemezwe, cyangwa se ko ibimenyetso bigaragaza, hakorwa ibipimo byisumbuyeho birenze kugira ngo twemeranye n'icyo turi kubona. Niko rero gufata icyemezo cyo kujya mu Buhinde. Byemezwa ko rero indwara ihari, ahubwo akeneye treatment, ariko yari imaze kugera ku kigero kiri hejuru. Kandi umuvandimwe nawe byari bimaze kugaragara mu ishusho, uburibwe, rimwe na rimwe amafunguro kubera kubabara. Abarwayi bose iyo bari mu bitaro murabizi, hari ukuntu bari kuribwa, mukagerageza kumubwira afate ifunguro ariko ntibikunde, hakabamo rero icyo kugabanuka nyine kubera kutarya ndetse n'ibindi. Icyo gihe cyose yararwaye, ese yaba yarigeze kugira ibimenyetso mbere yaho? Mwigeze mubiganiraho se ngo akubwire ati iyi ndwara nayimaranye igihe? Oya, naho yiva yigeze arwara, nongere mbikubwiye, naho yiva yigeze ataka indwara nk'iriya. Indwara nk'iriya oya, yavugaga ko ari mu nda, kuko nanjye wenda ibyo twavuganaga
yambwiraga ko ari mu nda. Atangira kubivuga ubwo twavuga ngo yarabimaranye igihe kingana gute? Mu nda yararibwaga ariko byari bitaremezwa, ariko ari nka sehashika twaravuga ariko nawe ati ni mu nda. Kuko noneho iyo uko gutaka kwe mu nda biva ku rwego noneho rwo nk'inshuti ze impungenge zanditse umuvandimwe nta kintu wariye kidasanzwe. So rero uko kuteme kuvuga ko nta kintu na kimwe yariye akakubwira nyine ko ari ibintu bisanzwe kandi ari buze kumera neza. Yes, Hamisa, wowe hari ibihe bya nyuma wagiranye na buravan, tunyurizemo muri makeya ibihe bya nyuma mwagiranye, byari bimeze bite nk'umuvandimwe wawe nk'inshuti yawe magara? Yego, habayeho kwishimira akazi kakozwe, duhereye kuri album kuko yaranabivugaga cyane ati muzatarame cyane niyo naba nahari. Hari abahungu bari bamaze igihe kinini bari kubana nawe kuva muri periode ya covid, ni naho twabonanaga cyane ibihame, barimo ba Ruti n'abandi bose na coach. Ruti ni wowe waramwise inkongi cyane, yari umuntu ukunda kwishima, akunda gusakaza urukundo. Bwa nyuma tujya no mu gikorwa cyo gufata amashusho y'indirimbo iheruka, ati nyamuneka mureke bari abana baze ni urukundo, spreading urukundo. Yego, nibyo n'ibindi bihe byiza. N'umunsi wa mbere w'inama ya Commonwealth twari turi kumwe, twabashije kwitabira Youth Forum, wari umunsi mwiza n'abandi bavandimwe abarimo bayigoma abantu nibo twabashije gusangira saa sita. Ariko mu by'ukuri yari ari kuvuga ubutumwa bw'Imana, aho hantu ari kutuganiririza Imana, ati ndi kubona Imana, ubona ko nyine ari mu Mana cyane. Yego, ari gutegura amashusho y'indirimbo Big Time, kutubwira ati mu by'ukuri yasaga nk'umuntu uri kutubwira ngo tugire urukundo, asa nk'umuntu usa nk'aho ari gusezera, nk'umuntu mwari muri kumwe kijya gihe. Wabonaga ameze ate? Iva n'umuntu uhorana morale, sinzi niba mubizi, ni n'umuntu ntiyacitse intege ntabwo yabikwereka. Ari très eloquent, ni umuntu ukunda guhagararira abandi no kubereka nta gikuba cyacitse. Ariko muri we hari aho nyine hari abana batambuka ahantu mu mashusho b'abanyeshuri, ufata initiative ati bari abana mureke baze, arabanza arabaganiriza muve ku ishuri, ati ndabakunda. Nanjye n'ijwi rya nyuma yampaye ari kwa muganga ko yabashije kuza kuri WhatsApp, Imana yamuhaye imbaraga, ubanza ari bwari n'ubushobozi bwo kumva ko yagenda ntacyo atubwiye. Ariko yarambwiye ati unsuhurize abo dukorana, the whole team, ubabwire ko mbakunda cyane. Nicyo kintu, niryo jambo rya nyuma yambwiye ati ubambwirire ko mbakunda cyane. So rero ntekereza ko ni umuntu wakundaga team, yarabakundaga haba mu biganiro, nubwo mu by'ukuri bitakunze ko ndahamya na neza ko niyagira amahirwe yo kuganiriza buri muntu wese nejeje kuba ijambo rye. Bivuze iki no mu ifatwa ry'amashusho nk'uko ubutumwa twari turi kubukora ati ariko ngo abantu bavuga ko urukundo rutakibaho, buriya babumva ibyo ntibitabaho, ati ni amahomvo. Abandi bati ngo ni gake koko. Okay, ariko se ako gake kuki utagatanga? Nibwo bwari ubutumwa bwese. Urumva yashutinze indirimbo, twagiye mu isoko, byari bigoye kumubona turi gukorana n'abaturage ku isoko, abana ngo tujye muri video atishimye. Yari yishimiye abantu, agiye mu masoko abanza guseka n'abo bacuruzi b'abamama mwagiye mubonamo. Ntabwo ari amashuri yari yateguwe, nibo bagiragamo uruhare kubegera ati muze nyamuneka, uri kubona ko nyine afite morale, arishimye. Amisi, muri shooting ya Big Time twavuga ngo hariya yari arwaye. Yego, Iva yari arwaye. No kuri shooting ya Ni Yesu? Yego, Iva yari arwaye. Iva yari arwaye no muri iyo periode yose yari arwaye, ariko ntabwo yari abizi, ariko yari arwaye. Imana imuha imbaraga, Imana imuha gukorera mwami, imuha kuvuga ubutumwa bwiza.
imuha gukomeza gusenga, kuko buriya hari ikintu abantu batazi b'inshuti ze za hafi, Iva buriya yarasengaga cyane. Kuko Iva na korali uyu munsi turi kudufasha gutarama mu ijoro, aya majoro turi mu kiriyo Kingdom. Yes. Babajije Iva ni wowe wayitangije. Burabyo yarasengaga cyane. Yego. No guhitamo ni Yesu. Ndabyibuka muri press conference ya album ati Hami, icyakubwira ukuntu indirimbo iri kuri album ifite ubutumwa bwihariye. Buriya twaje kuba ari indirimbo ya mbere kuri album ifite ikisobanuye kuri Iva. Ituro no kuyigira indirimbo ya nyuma ari kwitura neza ababyeyi, byibuze nubwo muri ako gace afite abiture. Nge yaranyegera ambwira ati buri kintu cyose ifite ikibazo. No kuvuga ngo na Bob uyu munsi mumubajije yakubwira urugamba yarwanaga na Iva ubwo Iva akantu kose ashaka uko yagatekerezaga yumvaga kagomba kumvikana. Muri gusakara hari umusore w'imfura cyane, ni intore cyane mu bihame, niwo wahamirije hari amayugi muzumva mu ndirimbo gusakara. Iva ati oya tumushake naze muyamwambika ahamirize hano muri studio, tumufata amajwi ari guhamiriza hano muri studio, ari guca umugara, ari gutemba. Urumva, so rero ni cyari igikorwa yari afite umwuka ukomeye cyane. Nta n'uwamenyaga ko wenda ari izaba album ya nyuma, aricyo gikorwa cye cya nyuma. Maze ahita ambwira ati ubundi nitubishyira hanze tuzakora igitaramo gikomeye cyane. Asumta warabizi, album twaje ku kazi njye n'umuvandimwe Kate Gustave twakoze ikintu cyo kuyironshinga mu buryo bwihariye. Ntekereza ko ari naho umutsima aherukira twakase kubwiriya album. Hamisi, wenda tugana no ku musozo, haba hari amakuru kuri ubu ngubu yamaze kumenyekana ku bijyanye no kumushyingura, kumuherekeza? Hari abari kuvuga ko ari kuwa gatatu. Ese hari amakuru mufite? Bimeze gute ku bigendanye no kumusezeraho? Yego, umubiri wa nyakwigendera waraje turi kumwe nawo, kandi mu by'ukuri ntabwo nk'uko yakundaga kwivuga ati ndikasa inzoga burabyo butatse u Rwanda, ntabwo mu by'ukuri byo kuguma ishyanga byari kumushimisha. Ni nacyo kintu twishimira cyane, ko yagarutse iwacu, yakundaga umuco, yakundaga u Rwanda, kandi bizamunezeza cyane nitumuherekeza twese. Umubiri rero uzashyingurwa muri iki cyumweru tugiye kwinjiramo. Umuryango nyirizina, hari abandi bavandimwe bagombaga kuva hirya no hino mu rwego rwo kumuherekeza mu cyubahiro cye. So rero abenshi bari kwemeza uwa gatatu, ni uko haracyari gukorwa inama ziga no kureba igihe abandi bazagerera inaha kugira ngo abashe gushyingurwa. Rero birashoboka cyane ko yaba hagati y'iyo minsi, ariko njye ntashobora guhamiriza abanyarwanda ko ari uwo, cyane ko numaze kwemezwa amakuru yahita amenyekana byihuse, ariko ni mu cyumweru gitaha twafatira aho ngaho. Ariko umuryango, papa, mama n'abandi bashiki be, mushiki wamukundaga cyane. So rero bari muri izo gahunda kugira ngo tumenye ikizakurikiraho. Yego. Hamisi, reka tugushimire cyane kandi tukwihanganishe nk'inshuti ye magara. Wenda ushobora no kubwira abadukurikiye mumenyana kugira ngo umenye na buravan byatangiye ryari gute? Kugira ngo menyane na buravan rero twahujwe n'ikintu cyitwa igifaransa n'igiswahili. Nizo brage, ubundi akenshi iyo twaganiraga twabaga turi gucokozanya mu biswahili n'utuntu tw'udufaransa hafi aho ngaho. So rero akazajya nyine atangira kuvuga igifaransa, dutangira tubazanya noneho twize. Murabizi ko yize la colombière. So rero tumenyerera aho ngaho, hari umuhanzi w'umunyempano, hanyuma no kuririmba bisanzwe. So rero ni muri iyo movement y'akazi kugeza twaye prix découverte, ajya mu Bufaransa ari kumwe na Ben Kayiranga ari kumbera umuhungu yageze inaha,
yakoze ibintu bitarabaho, ntabwo nexpectinga ko ari buze gufata umujyi wa Paris. Ubwo aje rero dukora pati ifungura umubano hagati yanjye nawe, bibi bintu byiza rero. Hari 2018 gusa. Yego, reka tugushimire cyane kuba waduhaye uwo mwanya kugira ngo dusangize abanyarwanda muri rusange ibigendanye na burabyo event. Reka tugushimire kandi twihanganisha n'umuryango muri rusange. Yego, murakoze. Nanjye mboneraho kubashimira cyane abanyarwanda muri rusange bari kugaragaza uruhare rwabo mu kwifatanya n'umuryango muri ibi bihe bikomeye. Ni ukuri Imana ibaha umugisha, kandi ibyo turi gukora uyu munsi ni byiza cyane kuko Iva yahoze yifuza kubona turi kumutarama mu ishusho nziza, kandi dukomerezaho. Murakoze cyane Hamisi.